Ndi papa sava. Imbabura iraka. Imbabura iraka umuriro y'ukumana amasaha. Uzi konje nzi neza ko imbabura yanyu itarafatwa n'amasaha. Twebwe. Iyo ubona nyina kubisama akanga. Akobeta amako. Akazi kaba katunganye. Sinzi uko byagenze. Sinzi uko byagenze kugira noneho mwivugurure. Umva ko no mu nzima zarahageze mwakoze. Ubundi Hatungi mwaramwirukanye. Reka da. Hatungi araba. Ufatisha imbabura, Hatungi akaza noneho. Ntabwo nafatisha imbabura. Warayifatisha yamara kwifatisha kubera ko sigenze utuntu tw'udukora. Yamara kwifatisha. Reka nkubwire. Agahita ajya kuzana ikintu nayo ngiye kuvugura tuma ngisubika. Niba ari wo Hatungi arahari cyangwa nawe ari. Hatungi se urebye yari yihengetse ariko arahari. Ugahari umukangura. None se mufite burushete? Ngo zo dufite burushete tukaba tubikore dute? Burushete na zingaro byose zirahari. Nushaka kuvuga ngo tuguhe ihene. Nushaka kumbaza ngo mufite ihene zingahe? Ariko reka nkwereke. Mufite inkoko? Inkoko y'inyarwanda. Akose ndi. Agakoko k'akanyarwanda ariko kamwe koroshye. Koroshye atari ugushikura imwe itara. Uko bizi iyo untumye commande ko ziko nawe ukuntu bigenza ubicishije inyuma. Naye ntabwo wa commande fake. Inkoko urusha kumbwira ngo ujyane mu kibuti. Wihitiremo isaha iki ushaka cyangwa inkoko kazi. Inkoko se. Harya inkoko bw'imana iminota ngahe? Inkoko. Ubu yamara nka 45 singubeshye. 45. Kubera ko imbabura rimwe nakaneza. 45. Tutayipfuje tutagize 45. Burushete. Burushete z'iminota 20-15. Ato. Oya. Inkoko byatinda. Inkoko byaba bitinze. Genda ushyireho burushete. Kibari kizo gihohomera kizige burushete ubwo reka nkwereke. Burushete rero. Ugiye kugurira yambwa yawe se burushete? Kose kandi impfa nayo wamagambo. Imbwa yanjye se rya burushete. Ubu mfite amafaranga yo kugura imbwa burushete. Uvuga ngo kizihohomera ngira ngo cyaki bwana Margarita. Ni Margarita nako. Ni Margarita nako. Ni cya Margarita. Umva se nyine ukuntu ugiye kubigenza. Ugiye gushyiraho burushete. Harya burushete nangahe? Si cyatanu se. Nagira ngo nuheruka. Burushete ni cyatanu. Inkoko wambwiye ko aranga yaryo. Inkoko se zigeze ku 18. 18. Nta kintu biri kumwe. Nta na kimwe. 18. Ariko inkoko yo yatinda. Inkoko iratinda. Inkoko iratinda ariko nayidanje. Reka nkwereke. Shyiraho burushete 6. 6. Muracyatunga burushete nini igaragara. Nushaka kuvuga tungwe igitigo. Okay. Cyangwa kubita zingaroni hari. Vanga ko hari igihe cyakiyenza kikabango cyashakaga zingaro cyangwa impyiko cyangwa umwijima kuri burushete 6. Vanga kiburu izo munda urumva? Ufate impyiko. Ufate na zingaro. Impyiko zashize. Udupyiko twagiye kunyicira. Uriya boss wanjye uriya. Okay. Uriya pasava nakunda udupyiko iyo bakibaga. Agapyiko akajya amenya ko acuruza nawe. Agapyiko. Ariko naye nazindi arya. Niba yibagira ihene ubwo niwe uba yayibagira. N'amapumbu urwe niwe yarya. Ntago mwaguriye ni inyagazi. Iyo tuzana inyagazi. Hatunge yicisha ari munoze papa kasava karero. Akimyuza. Nyine ntacyo yabikora nyine ubwo ni ariko mpita mbibona ngewe. Uzamwe ajya arya nice. Ari ngiye areba akavuga ngo ngo kakanuzi katayakujije. Oya. Afeshaka. Kataza kutwumva nawe. Ari kure ntago ari kutwumva. Kataza kutwumva nawe. Burushete 6 nakirahise nabitoki. Ibi arye igitoki nangahe? Kubwo nimba yihuta igitoki ni 500. Ikirayi nacyo ni 500. Ariko ibirayi urabyumva ko nago turagira nago turabiteka mu mavuta byatinda. Ushyire ibirayi 6. Ibirayi cyangwa ibitoki 6. Ubwo bayangahe? Ubwo burushete 6 si ku 5. Yego. Si ibihumbi ubwo 9. Si ibihumbi 9. Ibitoki 6. Ibihumbi 3. Si ibihumbi 3. Ubwo bibaye angahe? Bibaye 12. 12. Kongera yewe bopeti. Kongeraho ayupeti. 5 peti munga harumbwiye. Nabwo 6. Mushyire bune. Ujyane n'igicupa cyako kakene. Bune bwa 6. Ubwo no kuvuga ngo ko 6 kongeraho 12 bibaye 18. Igikoka kigura 3.
madara turi mu kabari ndimba n'ibihumbi 4 kigura kiriya kinini si kiriya cya litiro se umbwiye 18 ubwo litiro cya litiro n'igice kigura 2,000 bwibaye 22. Okay, 22 genda rero urumva reka nkwishyure mbere sibyo bikore nk'icyo wa mugani kwishyura mbere hari igihe baza mu gakayi kajya kwishyura byabaye noze ngo arabaheze 22 dore nawe nkurengerejeho 10 urumva sibyo nkurengerejeho 10 reka mbanze nkaguhe aya ngaya nayawe kubera ko urumva hanyuma rero niwe muntu urumva aya ngaya ni ibyo uri bujyane hanyuma kandi ubwo nugerayo rero urumva nugerayo ubwo nyine ukora akazi kose ukora akazi kose n'umwana akazi kose se kandi ubwo ngubwo uzakora ryari wajyure ku ibintu by'ubwana cyaho kandi iyo urimo kwidegembya hari iyo urimo kwikarakasa ngo uri za masoro uri za bagabo wagira ngo uzubwe nyine ukora akazi kose tese ariko se gute ubwo se gitumva niki ukigerayo umuharye namara kurya maze kunywa ahazi ukora akazi kose kuki none se ubwo hari icyo utumva ariko bose numvisha iki ukora akazi kose namara kurya nyine urumva kimaze kubiconshomera ubwo se ndakora iyo mirimo yose ndakora imirimo kandi kimaze kubiconshomera kimaze kubirya ndabizi kigiye kugira kirabirohayo nari bindimba urumva ukora akazi kose sibyo nari uramenye ntuntenguye oya ngo ngutengu nyine ukora nari ndavuze ngo uravuze ngo imirimo masanga byangirika bikemure ariko ubwo ntago matinda ndakubwiye ngo akazi kose ngakora ko simatinda akazi kose nyine kare kose ubwo genda rero kandi ugire vuba boss Yicisha uri handi wese boss akazi kose niki akazi kose niki akazi kose ndakazi senze byo mwavuga hapo mva iki ngiye kujyana komande kwa Ndimbati ariko hari nasobanukiwe ngo nenza aho guhamagara nyine uze gutabara bwango arambwiye ngo nkora akazi kose kandi sisobanukiwe pe akazi kose amukozi bagira se akazi kose subwo amushyiriye komande ubwo akazi kose ubwo ariko ntabwo nina niyo rasanga n'utuntu dufuza leta no kwakanyita byose akose sheri uko kurongera uragiye ariko se uravuga ngo ndagiye kubizi neza ko rwose gahunda mba mfite ubuse hari ubwo ngiye utazi gahunda ngiyemo ariko se wowe buri munsi uragenda ugatahishwa nijoro ari uko wanasinze none uyu munsi wari wiriwe mu rugo urashaka kugenda kandi tutanaganiriye ndaba nsende biki mfite ibyo nywera uyu munsi kinjyanye n'ikiriye naho byo gusenda uyu munsi ndasenda iki none se wahetse tukabanza tukajya muri chambre tukaganira ko hari n'akakareti nagutegurira akareti hari akagwa ibintu byose birahari waretse tukagenda tukaganira muri chambre hanyuma ugakomeza n'izo gahunda zawe nose mariko koko ariko wagiye ushyira mu gaciro uragira ngo koko nzahwere uragira ngo nzaguhwerereho usanga umwuka uraheze ubu siyobe ko ndwaye umutima ariko se uyobe ko ndwaye umutima ubu mba mpumeka insigane nsa n'ushakisha umwuka aho utari wagira ngo ndawugura aho udakwiriye ntabwo ari wowe ujya umbwira ngo urumva ndi guhumeka nabi cyane kandi iteka ntuhimbwira nyine igihe cyo mu cyumba ariko siko guhumeka nabi uhumeka nabi ari uko ugeze imbere yanjye iyo ugiye kwa Kidomanyi cyangwa kwa Risa cyangwa kwa Kakuzi kutagira uwo muhumeko wo guhumeka nabi uwo mutima wawe unkangisha ngo umutima urahagarara ko aho ngaho kuri abo ngabo udahagarara uhagarara uko ugeze iwanjye nyumvira amatiku yawe nk'uwa Kidomanyi na wa Kakuze na ba Risa ubazanye ute muri aferi zacu
ubazanye ute muri aferi zacu aferi zacu Aha. iyo muri kumwe kuba watakawe urumva Ariko se se turi kumwe. ugira ngo amakuru ntayo nzi ariko amakuru ubu ngubu ureba kidomange urebe uko angana n'umwuka wanjye niwo uba Uriya washiriye mwuka- nyine ariko- niwo uba washiriye noneho wongereho harisi wongereho kakuze ubwo urumva n'umwuka wanjye mukeya nako nari nsigaranye urumva ntabwo ahubwo ukaza ugatora intumbi nyine nibo baba bakakumazemo ariko ndimba ndashaka kukubaza niki koko wamburanye ariya mabuno yari isa niyo wirukaho njye sinari nyafite ngaho munyumvire amatiku ariya amata ya kidomange ni nonese ubu ndashoboye ubu se nagashoboye waba unyinginga gutya ese marigare njye ni igiki nakwima mu by'ukuri niba ntacyo wanyima rero icyo ndi kugusaba ntacyo uzi uretse uyu mutima waje ukambaho icyorezo ngahumeka nkaba nirinda mvuga nti aho kugira ngo ngende hakiri kare nta nubwo nawe ushobora no kumbabarira ngo uvuge uti umutima utazamuca mu kanwa ariko ntabwo ujya wumva ukuntu utimbaguza iyo turyamye si wowe umbwira ngo ndahumeka urenda uvuga ngo ndakubabarira njye ntabwo ndi umuntu njyewe naje kurya mu rugo rwawe cyangwa naje gufura imyenda yawe ngenda umukozi wawe icyanzanye ntabwo ukizi ubwo si byo by'umuntu asabye wowe uragenda umwanya wose wawuhaye abo bagore bo hanze urangije ubwo mperuka ntabwo wabonye uko bigenda urangije ubuhereza icupa n'akanya gatoya ubonye nukuza ukadonyaho dondi udondi nkihangana nk'abantu ubwo nuko nta mwanya ufite none wanirohangaha mu rugo urongera urashogoshorosha ariko ni njyewe nanjye sinye kandi ujye unyihanganira nanjye sinye ni uyu mutima kandi wibuke ko noneho ubu ngubu umutima wafashwe nakubwiye ko muganga yanambwiye ko n'impyiko zishobora kuba zarafashwe ngabatekereza izo ndwara zombi zimuraniyeho ukamanuka uva mu mutima ujya mu mpyiko impyiko ntubizi aho ziherereye ntabwo ubizi wagiye wumva ko ndi umuntu utaguhemukira kuri iyo ngingo byose ku buryo wamara iki gihe kingana gutyo udataha inganzo ngo ukure ibumba kandi noneho ngese ubona nkoze mu cyuma noneho nzanira isaha yanjye akose kuko uragiye ndimba nzanira isaha yanjye banza nzanira isaha yanjye njyewe naguteguriye ibintu bya bindi byose ukunda sibyo bya bindi byose ukunda nabiguteguriye ariko nyuma nyine turamubona nabiguteguriye hari umuntu ugiye kubikuzanira urumva ubwo nyine nawe nahagera wirwaneho nyine akora akazi kose mpereza isaha yanjye ubwo urumva ntabipuraninze urumva atari purani urumva akihagera akuzaniye byose nyine ibyo ukunda byose ndabizi nabiguteguriye nyine wijijishe hanyuma ubwo nyine akora akazi kose ubwo niba hari icyo utumva mwabivuganye se cyane ukuza kwirwanaho nyine ubwo nawe none se urumva ari ibintu wabanza kubwira umuntu se wowe ntabwo uzi ubwenge mwese wagumye hano ukamumfasha niba mwabivuganyeho wenda ugahita wigendera ku buryo yakora akazi kose ndi hano akazi kose sinzi nyine ubwo nyine umubwire nyine nawe wiyeranje ntaza kugaruka umvuza w'induru wiyeranje ndabizi arashoboye umubwire akora akazi kose uragiye nuko ngenje ariko se sinkubwiye ngo umuntu ugiye kukuzanira bimwe ukunda naguteguriye akora akazi kose ubwo noneho wirangare ubwo ndatindaho nushaka urare ngeze ubundi kuba hari cyangwa udahari ubundi bimara iki byose si nko kuvunjisha inote ya 5 bakaguza 5,000 byose si 5. Injira
Manu ni karibu Eh, zana tukaraki akoze. ehe Nazanye muri icyo ngicyo kubera ko harimo ibikonje. reka da Ngo bitangiye. wakwicara hasi ubwo hejuru ntiyakuvuna Nta kibazo none nihutaga. ego mani nibyo bijyanye Nyine ni bwanjye. ndeba njya kugera icara hano se Ushaka agasahani ugashyira. Icara aha. ariko uzi ko utanamubi banza uhaguruka umubere di haguruka umubere mwana ariko ntukamere gutya ariko jya unkomeza gutya bite se Ni byiza. ni karibu icara hano yesu umwihorera ahora ashimye bite se Turashima Imana no. upfundurira akase Oya naye goko. Ntabwo uzi ko se mu kazi bibujijwe. oya yewe mu kazi ubu ngubu uri mu kazi Abantu tubanyirukana. akazi se urahita usubirayo none ahangaha Goko. ariko utanasuye manu Usise naza basurara. oya ndagapfundura sinzi agafunguza umwana yagashyize gapfundure wa gapfundura ukamera ariko dusangire Ko se ndanywa n'inzoga. ako manu ntukigire imbwa uri umuntu w'umugabo uzajya uhora wirirwa muri ariya mahene ya shobuja Nambaye imbwa. Aramugane. ego mani Enda nakwira. ntabwo wagenda gutya gusa wagenda tutanasangiye Ko bimbwiye umunsi wa mugani. Enda ko nazana ibanejo. ibirahure byanjye se shaho abana bahagenda babimenye ntibabimaze Abana? umuntu no mu gakombe Oya agira ngo nanjye nsome ku gafanta Sizo sizanyu. aya kano nawe turaba tugasangira umeze neza rero Meze neza. so wowe usohoka no mu rugo ukazambaye n'ibitaburi igitaburi yabugikuyemo none ukabona gutyo Ariko ndacyari mu kazi. ariko akazi urakajya mu kazi saa n'imbwa ikarya Derivaringa nyine gutya. Uza ubundi wambaye itaburiya kugira ngo ubundi bose yarabidutegetse kugira ngo nyine utagira ahantu unyura. Kwa kundi usohotse kandi ubwo bari bambwiye ngo unyaruke. ariko se hari itegeko ritagira irenga yobora buriya shobuja wamuhema ambura ariko ntukigire umwana ambura ati tukuramo ibitaro kuramo ariko ntukigire igicwe kuramo uruhuke wa nawe agakore cyangwa abwira umugore we agakora sikewe Anashyushye buta. gashyiraho dusangire wagenda se tudasangira Oya no kuri ibyo soya. Ibyo hoye. oya Ibyo noneho bahita banyirukana n'amazi sinazasaba imbabazi ngo bikunde. ariko se ntidukwirukane Burya ku kintu cy'umukiriya baratubwiye ngo hano rero reka nkubwire manodi wewe mfata nk'umukiriya mfata reba hano karame. wewe mfata nk'umuntu wawe kandi buriya amahirwe asa rimwe mu buzima manu ntukamere gutyo uzongera kubona umwanya wo gusangira n'umugore mwiza nkanjye ryarese akira kamere mfite n'akareti hano cyangwa niko wishakira hari akareti nari nakwakwanirije umugabo agenda atakariye reka nuko bikuzanira oya yewe akuzanira utazabimbwa ko manu nzakugire ndashaka kukubaza Yaga. Boss ushatse waza ugatwara amacupa yawe rero n'utundi tuntu twawe. Oya yewe ndiye gahunda bya bindi bigo by'akazi kose ndabona ibintu byakomeye. yewe nari ahangaha abana bajya baza wowe wakora n'akareta ariko wa yewe rero izo shikushiku rwose Inyama n'umureti nabivanga ko poroteyine akira ikintu ukamirisha manu reka rero urambwire ibyinjije hari abantu Yesu yabihaye ntukabinjije kamire sheri ariko uryo reka nkurishe ariko disi reka nkubwire iyo umuntu yamenyereye kubaho nabi enda makuru se kwako ntukaba umwana sheri ntukamere akira ariko kamere manu reka nkubwire akira ntureba turya nawe n'akaboroshete cyangwa se amazina kane hoya urye urye rwose uyu ndiye umureti ndwara isereri nuko utawumenyereye ndashaka no kukumenyereza rwose hano wisanzure wisange urumva ako kazi kashobuja mwihorere nawe agakora icyo agakorana n'umugore we ariko bashobora kunyirukana nakabura bakwirukanye batariko
niyihe ngingo se bakwitwaza bakwirukana waje wazanye ibyo bari yo gutinda cyangwa ukagenda ukavuga ko naje nkirira none se uvuze uti nakomanze ntibanyitaba bari gusubizaho komande twaguhaye bano ntukamere gutyo soma akantu ariko bano rero bajya baca umugani ngo imboga zibona abantu ubangaha turi hano ngende imboga ngende umwana utyo wumva akirarunda oya bajya gutya umwana agahita ahonda ku mboga kamere wa ntureba biriya biwunga byo kwa shobuja rerwa aha abakozi be akira karetisha karye maze none se Marigo ndi ko amacupa nzayatirura wakajyana nkakanywera mu kazi hakuze ubwo wakubona ugenda unywa mu muhanda yakumva uri musore iki ubwo rero ibyiza hakubundi ufite ikihe kibazo manu ufite ikihe kibazo nakubwiye ngo isanzure hano wabivuze neza ahangaha hari abana bafite amaso imboga zirahari reka abana bakomeze barebe imboga nibiba ngombwa banazirye hako se nge nkubwira uruhe rurimi ugera aho wibohore bazisoromye kisanga imboga zirasoromye komune harya rero kararo negekeho oya Marigo ibintu byo kwegekaho ye hako se wowe wabaye ngo urya abantu bakureba ndashaka no kwigendera aho Mira papa sava karibu Mire neza namahoro se ni amahoro twabakira se ndimba atari ko ntawe uhari ndabizi nta kibazo mutebwe izo mboga muzigiye kuzirya zidibuye cyangwa mugiye kuzirya zikaranze inyisi se Marigo ku buryo ugira utyo ukameranira umukozi pe mpaka niziye komano gize amahirwe ahubwo ni ka kazi kose ubusanze amaze no kungaraguza akamamiyo akumana umuntu ugira ubuca kurindi akazi karo ko uriya mwana uri kubona imboga numvaga se bagiye gukingirana akoye ko se mubaze Marigo ku myaka ufite koko uruwo kuvuga uti reka ngire nya umuhungu nk'uyu manudu uvuge uti reka ryize imboga ntibamwishyuye se ko numva atera hejuru ntabwo bamwishyuye ntabwo bakwishyura ntabwo bakwishyuye ngo ukore akazi kose yego ayanga yarenga kuri komande ngaho se bihakane ko atakwishyuye gusa ko muri abagome haraya yarengejeho mbicuma mbwira ko y'akazi kose nyine none ukumva se ayo mafaranga yarawayahinga wagomba gukora akazi kose rero cyakagarura ayo mafaranga asoni ese ubwo ntabwo byumva ko icyo yavugaga nyine ko ari imbebe iri buharagate mu mumuna ntabwo byumva wowe none se yaza gusobanura ibyo ngibyo byibuze nkamubwira ko iyo mbeba ntamenye wowe tuvugishe kuri Marigo ubu koko usibye byo kuvuga ngo bishyuye bagize bate ubu ku myaka ufite n'abana ubyiruye ubu wowe wafata uriya muhungu wawe wiga segonderi akavuga ati natwe tumwishyure mu rugo rwacu nkamwishyura nkavuga ni mama sava nawe noneho imbeba niharagate mu mumuna wabyemera hari ibitagereranywa namwica ngo nuko ari umugore wawe namwica nkanamwihambira nkajya no kumwirega umwana wanjye ku muhungu wanjye ajyewe nawe tega bakwica rero nose uyu nguyu we ntabwo ari uwanjye simpagarariye iwabo agira gutinda ku kazi utangira no gushaka no kumukoresha ibyo wumva batakoresha ubusi utazana ari gusohoka ahangaha gute ubu yatamba ipana ari kuza gute kombe yamubwiraga ngo akazi kose iki kigawini nangwa akazi kose ngo numvaga ari nk'ukuntu nk'intebe ziba baterura kwa kundi ugira mu rugo ukavuga ati shiturira amazi ababidari shitura uzamuka hita uzamuka ndaje ugiye gukora akazi kose zamuka akazi kose mbese
mariko cunga sana uko hakwica umuntu ku muhungu wawe nanjye ku mukozi wanjye ndonda nagukubita paka tukanyura mu ibati asone umukecuru urushaje nabi niba ntacyo kubakiriza hajya ko nkoresha abakozi nkoresha indaya muri komande mwatse mwigeze mwakamo indaya meratira aho iki byose ngo babuze akazi kose